Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba televiziyo Isango Star, amahoro y'Imana mwe mwese muri kumwe natwe mudukurikiranye muri impande zose z'igihugu, mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze murambe kandi mugwire mugire impagarike n'ubugingo. Twinjiye muri ya masaha meza y'umugoroba ukiri ijoro, amasaha y'igitaramo, aho abanyarwanda nkuko byabagaho mu gihe cyo hambere, abanyarwanda baricaraga bagatarama bukarinda bucya, bataramye mu nkera y'abahizi, bataramye bafite intego, bataramye kubw'impamvu. Natwe niyo mpamvu uyu mwanya wateganijwe kandi ushyirwa muri gahunda za televiziyo ndetse na radio Isango Star kugira ngo buri wa kane hajye habaho igitaramo nk'iki, kubwo kugira ngo dusigasire umuco wacu, umuco gakondo w'abanyarwanda, ubuzima ababyeyi bacu basogokuru n'abasogokuruza babagamo, natwe twongere tubugarure, tubwibutse abana dufite uyu munsi kandi tuzanabwigishe abo tuzabyara ejo hari imbere. Banyakugira Imana nshuti z'u Rwanda, wowe uri mu Rwanda rwagati, wowe uri hano mu murwa mukuru wa Kigali, wowe uri mu mpande zose z'igihugu n'impande zose z'isi, ubwo ndavuga ibwota amasimbi, wifurije gukomeza kugubwa neza ndetse no kuza kunogerwa na kino gitaramo tugiye kubanamo. Ndaje nkiri wa wundi nyiringa bidatinya ku rugamba rukomeye, intore idakangwa n'imirindi, imitono n'imitingito y'ababisha, ruwanesheje umubisha muza kuvogera rwa Gasabo mutambwe icumu mu Rubavu, ndebugane ndakunejenda umuhungu w'umunyarwanda neje nko kujyana ibwambe kutenza karinga Nyanza kwa Rudahigo, nkabinyikabeza rwizihiranga bose njya neterezo wantoje kirazira, ndo umugabo utarishiti wa Rushenyi, ndo umuvunyi w'abashakamba, ntwara umurongo ukabisarugwe warusore nkurazo gahinduka umutuku, ninjye w'ingoma yambonye ndi nyambika inkindi y'ingabe kuko niciye rw'imbogo rwa muziro, nkaba umushakamba w'umushishozi udashengura cyangwa nshimute imitima y'abanshigikiye, ahubwo mpora nshengereye ko twese twashimagiza Uwiteka umwami wacu waturemye rugira Imana y'u Rwanda. Mukomeza mugubwe neza, data yanyise Imana iraguha umushakamba, wabakomeza yabo bakomeza yabo, nta kavuro wagacu gashuki kandenze, ugakomeza kugera kuri Ryangangoma ijana twese duhuriyeho, ubwo abo duhuriye ku gisekuru kuva ku cya gatatu, icya kane ndetse n'icya kabiri, gutyo gukomeza abo bose ndumva bahise bavuga ati nguwo umuhungu wacu, umuntu uko nje, ubwo twese nkuko duhuriye muri gisekuru cya Gihangangoma ijana, umuhungu wanyu nuko tugomba kubana muri kino gitaramo. Ariko nkuko bisanzwe manabazaniye abatumirwa benshi batandukanye kugira ngo buri wa kane ubudasa nundi, kubw'impamvu z'uko u Rwanda rufite impano zitandukanye kandi mu gitaramo babaga bari kwifashisha za mpano zitandukanye. Uyu munsi wa none habaga hari igitaramo cy'imihigo, bakivuga bakavuga amazina y'inka, bakaririmba ibihozo, bakaririmba gutyo bitewe n'uwo munsi uhari n'ikirimo gitegurwa cyangwa n'impamvu. Uyu munsi wa none rero twaje kugira ngo dutaramane n'amajwi meza cyane y'ibihozo, wumve indirimbo umuhogo cyangwa imihogo y'abanyarwandakazi, nkuko tusanzwe tumenyereye ko ubuhanga mu kuririmba cyangwa imihogo myiza inogeye amatwi, iririmba neza igira amajwi meza iba mu banyarwandakazi. N'abagabo nabo nakarusho kuko murabizi iyo baje nabwo birabaryohera. Uyu munsi wa none rero turataramirwa na bashiki wacu, murakagira Imana. Reka ndeke kwizima mu magambo, ahubwo twakire abatumirwa bacu. N'abatumirwa bacu rero mbahaye ikaze mu gitaramo cy'inyarwanda ku Isango Star TV, ariko ngira ngo muzamure ikivugo cyanyu bwite nk'indirimbo buri wese abumve, yumve ibigwi n'ibirindiro byanyu. Twaje twese abatangana, twaje twese abamararungu, muze dutarame umva duhigira amakombe y'ibibinani, ko tudateze kurutwa n'abo dutaramanye, icyo nimutega amatwi mweze amaso, manywa ahariwe abarihindawe, twaje twese abatangana, twaje twese abamararungu, muze dutarame umva duhigira amakombe y'ibibinani, ko tudateze
duhigira amakombe y'ibihe binani ko tudateze kurutwa. Byiza cyane, abakobwa beza bafite amajwi meza, ndakeka ntashidikanya niba utaruzi ishusho cyangwa uko umunyarwandakazi asa urabibonye. Umunyarwandakazi ku mpereye hejuru ku misatsi myiza ya naturel cyangwa y'umwimerere, ukamanuka ku mubiri mwiza atasize ngo utangire kuwutaka cyangwa usige bya bindi, ndetse n'amatwi yabo ntango afite indegeya nk'uko Bizimungu Dieudonné yigeze abiririmba. Rwose biragaragara ko ari abakobwa b'abanyarwandakazi buje ibyangombwa byose biranga abanyarwandakazi. Guko rero ko tugiye gutaramana ariko wumvumbishe mu majwi ugomba gukenera, ndakeka ntashidikanya ko ubu ngubu ufite amatsiko yo kubaza ati yo kumenya ese aba bakobwa baririmba neza ni bande, buri wese yitwa nde, akomoka kwande, kuko burya ibyiza by'umuntu ni ishema ry'aho akomoka. Reka duhere kuri uyu nguyu uri hafi yanjye. Uraho neza? Amakuru? Kansuhuze n'undi unyegereye, nawe usuhuze undi, nawe asuhuze n'uwo, ubundi bise nkaho twese duhanye amahoro ya Kristo. Nishimiye uburyo muririmbye kandi nongera kubaha ikaze by'umwihariko mu gitaramo. Noneho nk'uko mfite amatsiko n'abandi barayafite, dushobora gukenera kumenya witwa nde, undi yitwa nde, gutyo turi kumwe n'abandi nyirizina muri kino gitaramo. Murakoze, nitwa Mukarukundo Isonga Sara, nkaba ndirimba mu muryango w'Isonga. Uwo Mukarukundo wande? Mukarukundo wa Bonane. Yego. Bonane waruvuye kuki? Yego. Ruvuye kuki wa Myamfizi. Urakoze cyane, aho gereje ni heza. Ariko papa we yitwa Bonane nde? Mugarukira. Ubwo uzajya uvuga Mukarukundo wamugarukira ukomeze dukoresha amazina y'iwacu. Wowe? Murakoze, nitwa Uwineza Liliane, nkaba ndirimba mu muryango w'Isonga. Ubwo ndi Uwineza wa Mugarukira Munyamfizi. Munyamfizi waruvuye kuki wahizihiza wahimbanye. Urakoze cyane. Wowe? Murakoze cyane, nitwa Sabato Clarisse, nanjye ndirimba mu muryango w'Isonga. Ndi Clarissa wa Mugarukira wa Munyamfizi. Ubwo ni Sabato wa Mugarukira gutyo ugakomeza. Buriya amazina y'Abanyarwanda niyaza mbere ay'amakirisitu cyabitewe n'amadini tubarizwamo. Nyakugira Imana mugabo, nawe turi kumwe, ni wowe twe bagabo turi hano bashize bashiki bacu hagati. Murakoze. Kandi banyita Ndicunguye Adamu. Ndicunguye Adamu. Ndicunguye wande? Samusoni. Yego, Samusoni wa? Ubwo iyo ni umukoro cyangwa devoir ugomba gutahana kugira ngo gutaha. Iyi n'umugabo yitwa Ndicunguye, biragaragara ko ari umucuranzi, ndagira ngo akore mu gicurangisha rwose agira akantu gashitura buri muntu wese yumve ko iriya gitari ivuga. Byiza cyane, abatumirwa bacu nk'uko mubabona bose ni abagize kandi ni umuryango w'Isonga, ni Isonga family cyangwa umuryango w'Isonga. Ubu nanjye ndi kumwe nabo, nahise mba umwe mu bagize umuryango w'Isonga. Reka rero twumve neza koko niba ari Isonga bari ku isonga koko mu bijyanye no gukoresha impano yabo cyangwa mu gutarama bagashimisha abataramyi. Reka mbasabe mbahe indirimbo ebyiri zikurikiranye, ndabaha eshatu. Vuga ngo ngiye kubaha indirimbo eshatu. Hari n'indirimbo yanyu bwite n'izindi ebyiri abanyarwanda basanzwe bahuriyeho, kuko mu Rwanda wenda nubwo ababishinzwe Minispoke cyangwa ubwo ni Minisiteri y'Umuco yarahindutse, ntabwo ikiri Minisiteri y'Umuco na Siporo, yabaye Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Icyo kintu nacyo tugomba kukimenya. Ubwo Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco by'umwihariko y'Umuco bazatumenyere indirimbo za rubanda bazishyire hariya, tumenye ngo izi ndirimbo ni za rubanda, izi ngizi zaririmbwe na kanaka. Hari indirimbo ya rubanda ishobora kuba yararirimbwe yarasubiwemo na kanaka, ikaba yaririmbwe mu ijwi rya kanaka, ariko ikaba ari indirimbo ya rubanda gusa. Murakagira Imana rero muduhitiremo muri izo ndirimbo. Ushobora kwibanza, bajya bavuga ngo kutibanza bitera amazinda mukabanza yanyu, cyangwa uko murabigenza. Izo ndirimbo eshatu ziratuma wari ugiye gusinzira akanguka, ubundi dutaramane twizihiwe.
basumba imfura mu bahari sintekereza umutoni wacu igihe cyari iki umwanya wari uyu ngo bagutwara usanga ugukunda igendere se mukundwa cyo genda mu mahero kuko urukundo ruruta byose ishenge samukunda ishenge samukunda uko wabanye n'umuryango wawe n'inshuti zawe n'urungano musangira kabisi nagahiye igihe cyari iki umwanya wari uyu ngo bagutware ubaka urwawe igendere se mukundwa cyo genda mu mahero kuko urukundo ruruta byose shenge samukunda shenge samukunda bavandimwe ntimuhumure kuko ahagiye naho n'umuryango bazakomeza aho mwagejeje kandi natwe tuzagusura igendere se mukundwa cyo genda mu mararo kuko urukundo ruruta byose shenge samukunda shenge samukunda shenge samukunda uraho senga bikeye uraho ikenya babisha uraho uraho senga bikeye uraho uraho nareba atinya uraho uraho senga bikeye uraho ikenya babisha uraho uraho senga bikeye uraho uraho nareba atinya uraho ndiricara nkigunga nkibuka agacu kacu nakwibuka intego yacu nkishiguka intwari baririmba geretse icyuye intego uraho senga bikeye uraho ikenya babisha uraho uraho senga bikeye uraho uraho nareba atinya uraho uraho senga bikeye uraho ikenya babisha uraho uraho senga bikeye uraho uraho nareba atinya uraho ndagukumbura cyane nkarasaba imana bwaca mu gitondo nabaze inkuru batiya ntare yawe yaraye icyuye intego ubwo nkiciye icyara ngahita ncisha numva ubwo nkiciye icyara ngahita ncisha numva uraho senga bikeye uraho ikenya babisha
nimuberwe bakobwa nimukeshe igitaramo muri maza nimuberwe bakobwa nabakunze nyibaroroye nabakumbura mafite mbaruti none umunsi nimuberwe bakobwa abisoni mwisura isukwigira isoko mwese musani wanyu nimuberwe bakobwa muniza amashyi mbashimiye. Byiza cyane, ibi byiza nta bandi bari kubiguha ni Isonga, umuryango w'Isonga cyangwa Isonga Family, kandi n'ahandi wabisanga usibye ku Isango Star TV. Iki ni igitaramo kinyarwanda, nta byinshi ndibuze kubabaza, ahubwo ndaza kubaha umwanya namwe mubahamagare kuri 078 58 32 cyangwa se muze kohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya 07844471 309 07844471 cyangwa uhamagare kuri 0788 58 ntango kubaha kugira ngo kino gitaramo mukibone neza, ntango ari njye nyine wabigizemo uruhare. Hari umukameramani Sibomana Emmanuel ku buhanga bwa kamera, hakaba no ku buhanga bwa tekinike Isaac. Ni rwose ibi byose byiza uri kubona ni handi biri guturuka mu maboko yabo bagabo ndetse no mu mutwe, kuko ibintu byose ni mu mutwe nkuko dusanzwe tubimenyereye. Iki ni igitaramo dutaramanye ni Songa, ngende umushakamba muri se nkuko bisanzwe. Reka noneho dutarame byimbitse. Hari byinshi by'amatsiko umuntu yagiye agira kuri bano bataramye bacu, kuri bano bakobwa beza kandi baririmba neza. Ntabwo ndareka kuvuga ukuri, biragaragara ko u Rwanda rubitse byinshi, rubitse ibyiza byinshi, rubitse impano zivugira kandi zigaragaza. Reka badushyire ensemble twese hamwe kugira ngo tuganire noneho duhuze. Gusa hagati aho hagize telefoni iza turaza kuyakira kugira ngo ibibazo byabo nabyo bishobore kuba byasubirizwa ahangaha. Isonga mwavutse ryari, mwabonye izuba ryari nk'Isonga, nk'abaririmbyi, nk'abatarami? Twatangiye kuririmba ngenda tekereza ari kera bishoboka. Nkanjye wenda natangiye kuririmba mfite nk'imyaka ngere ngo nk'itandatu. Yego, natangiye kubikora ariko nkajya mbikorera mu rugo, kuko mu rugo bajyaga nko kuri bonane, papa kuko ajya anniversaire kuri bonane papa wacu tubyara. Rero twajyaga dukunda gutarama, agatumira abaturanyi bakagira inkera, abaturanyi bakaza. Rero ntekereza ko hari ariho nabikuye, tukaririmba tukabyina. Rero ndatekereza ko byatangiye kera turi batowe. Ngiye kucyo namaze kubona hari ibanga navuga reka turizigure bireke kuguma mu hirya no hino, byanga bikunda muravukana mwese.
yego murutanwa imyaka cyangwa muri impanga? turutanwa imyaka. Umukuru ninde ubwo? Njyewe Ukarusha ugukurikiye ingahe? Ugukurikiye ubwo ninde? nkurikiye n'uyu amurusha imyaka ngewe ngo ine. Ine. Uriya we? nanjye uyu nguyu andusha ine. Ni mwese ni imyaka ine ine. Yego. Ubwo niwe bucura, uyu ukaba imfura. Niba hari abandi nabo ubwo barahari? Barahari. Bo bararirimba? Oya. Ntabwo baririmba ariko barabyina. Barabyina bya kinyarwanda. Byiza cyane. Ni ikibazo nari nabajijwe kandi buri muntu wese uwabwiye abikurikirana neza mu kivugo cyangwa uburyo mwivuze mu gihe mwavugaga ibisekuru byanga bikunda buri wese yahitaga yumva ko mwese mwahurije ku gisekuru cya kabiri gusubiza ku bindi byose mwahuzaga. Ubwo buri wese arabisobanukiwe byanga bikunda ubwo wowe watangiye uri umwana. Ubwo n'abandi byagenze gutya? Abandi ubwo nabo ntekereza ko ariho babikuye. Kugira ngo mutangire nk'isonga byaje gute? Kuki utavuze ati reka ndirimbe njyenyine cyangwa mfatanye n'abandi tutavukana gutyo gutyo kugira mwihurize hamwe? Ntekereza ko iyo abantu ari benshi bashobora kuba baruta umuntu umwe. Birumvikana babiri bishe umwe kandi nta n'umugabo umwe. Birashoboka ko wenda nari kubikora njyenyine bigakunda, ariko iyo abantu biteranyije hari ikintu ngire ngo bibyara kuruta ko nari kuba ndi umwe. Ni ukuvuga ngo niba ngewe ndirimba njyenyine ntabwo ngire ngo twese turabizi ko amajwi aba arenze rimwe, rero iyo agiyemo wenda ari menshi hari icyo bibyara kuruta kuba njye nari gukora njyenyine. Ikindi cyatumye wenda numva nshyizemo umwete uko nazanamo abavandimwe banjye cyangwa se tugakorana nuko nabonaga bose twese twari tubikunze, hanyuma tuganiriye tubona ko twabikora kandi bikagira ikintu kizima, hakagira n'icyo tugeza ku banyarwanda dufite muri twebwe. Igitekerezo cyavuye kuri nde? Igitekerezo cyavuye kuri njyewe. Nawe mukuru birumvikana. Icyo nagira amenyeshe mwe mwese mudukurikiranye mu gitaramo cyashize, ndakeka ari cyabanjirije icyashize, nibwo twakiye ubutumwa bw'abataramyi bari badukurikiranye bo muri Hapa Casting. Bataramye nakomozaho ko umunsi uzaba umwe tugataramana. Umunsi ni uyu nguyu. Aba bataramye Isonga family, umuryango w'Isonga ubarizwa muri Hapa Casting. Isonga na Hapa Casting mubanye gute? Muhurijwe n'iki? Gute tusanga muri Hapa Casting kubabona bisaba twebwe kubabona kibisaba Hapa Casting? Murakoze kubaza iki kibazo. Impamvu nyine bisaba Hapa Casting nuko ubu ngubu ni management, nibo bamenye ibikorwa byacu bya buri munsi, kujya kuririmba ibijyanye nyine n'ibitaramo n'ibindi. Mwagiranye amasezerano? Byiza cyane. Noneho reka tuhite tujya ku bihangano byanyu. Mwaririmbye indirimbo ndavuga nti nk'uko bisanzwe mu Rwanda ngo twayicumu rya shebuja shiraho n'agakeregeshwa ke, kandi ngo nanone ndongera ndavuga ni mugiye kuturirimbira ariko kutibanza bitera amazinda. Iriya ndirimbo mwabanje ni yanyu? Yego. Yitwa Sanga Ugukunda. Sanga Ugukunda. Ubutumwa muri make ya burimo? Ubutumwa buri muri iriya ndirimbo ni indirimbo, ni ibihozo, indirimbo y'abageni yo kuririmbira umugeni umusohora habaye ubukwe. Yego. Byanga bikunda wenda uyu munsi tubona abaririmbyi baririmba mu bukwe n'ahandi hagiye hatandukanye. Ese intego yanyu mwe no kuririmba hehe? Hose. Dushaka gutanga message hose. Bari mu makwe turimbira abageni, ari indirimbo zo gufasha societe, hose ntaho tutazagera. Uyu munsi wa none mu rugo ho muvuka ni hehe? Tuvuka mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Ni naho mutuye? Oya, tuba hano mu mujyi wa Kigali ariko ababyeyi niho baba. Ababyeyi niho baba. Umuco wo kutirimbisha bigezweho birenze uko abanyarwanda ba kera babigenzaga, kuki mutawufashe? Ndavuga kwimakiya n'ibindi byinshi bitandukanye. Navuga ko hari
uko umwana aba ameze akenshi aba abikura ku babyeyi. Natwe hari ntekereza ko ari ukubana na mama kenshi, n'ibyo yagiye nyine adutoza, no kubona yuko twihagije uko turi, tunyuzwe n'uko turi, tukabona kandi ari byo bitubereye. Byiza cyane. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 18. Ukaba wiga? Niga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Ufite imyaka 18 wiga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Ubwo buri wese ushaka kumenya imyaka y'abandi aragenda yongeraho kane. Ubwo arahita bimenya, twese turi abahanga nta utarize, nta n'umutaramyi utari umuhanga. Ubwo uhita ureba ikigero cy'aba bana bari mu bwangavu, abandi barimo bagirenga ubwangavu ho gatoya, bagakwiye kuba bajyanwe na byinshi bigezweho. Umunsi wa none twakwiye kuba turi kubona amabara atukura cyane ku minwa, twakwiye kuba tubona indege ku matwi n'ibindi byinshi nk'uko byagiye biririmbwa bikiza bikaririmbwa mu ndirimbo babigaya. Ariko kuko umuco ukura, cyangwa sinavuga ngo ni umuco ukura, cyangwa ni byinshi bihinduka mu buzima bw'abantu kandi bikakirwa nta kibazo, kuko ntango biba bituma umuntu akora ikibi bikakirwa. Ariko reka dushimire abantu kuko babikomeyeho. Reka noneho ibindi bibazo turaza kugenda tubyakira kuri telefone cyangwa ku butumwa bugufi bwo bwatangiye no kuza. Ndashaka kuza kubusomera rimwe, ariko nkomeza kwibutsa abantu bari duteramanye ko ubutumwa bugufi uraza kubwohereza kuri 0784447139, ariko kuri WhatsApp 0784447139, ndetse no kuba waza kutwoherereza waduhamagara kuri 0785832462. Izindi ndirimbo 3 dukomeza turyoherwe n'umuhogo wanyu. Gukunda
musozo yego Bakobwa muze duhoze umwana tuze guhoza uwacu umutega ni nawe yera yajwe n'iki ngayagarome yavuzwe nande nimubaze mpabuka iyo rutaganira niwe wamutaze atabitubwiye iyo rutaganira ubivuze wiki wowe mama kwici iyo nkuru yabaye ibizi niwe nabibwiye ko ari hirugeni imbaraga nashama ry'ingabo ndetse yarabishimye yaramuhawe utubahinduruye bamudutwaye wamutakwinkindi gutahana kwacu biduteye agahinda nubwo amatage nayo yitwa amahire niyo byarabari inyabusana batabaziye ugahabwa impundu kandi ukiturwa ingeri uramenye ugana nyabusubusiga iwanyuye nyamara shenge ubwenge ubugira impamba wumvise bano baririmbyi bacu bihita biguha icyizere ko ejo hari imbere dufite Nyiranyamibwa, ko dufite Uwera Florida, ko dufite Fofo, tukaba tunafite kandi Kayirebwa ndetse n'abandi bahanzi bagiye babaho abo twamenye nabo tutazi kuko ni benshi cyane. Misengere igitekerezo ikibazo ese mugira umuntu bafasha mu kuririmba ku buryo bavuga ati iyi ndirimbo ibiranye n'ijwi rya kanaka yaterwa na kanaka cyangwa ubafasha muri arrangement y'amajwi? oya Ni mwebwe mu byikorera byiza cyane. Nabwira abo muri Hapa Casting ko bafite zahabu y'agaciro gakomeye cyane, ahubwo icyo bagomba kumfasha ngomba kubasaba, ndabizi ko mukirimo mugerageze mu cyaza inganzo yabo, tubumve mu z'abandi turyoherwa, ariko nibigera mu zabo turyoherwe kurushaho. Ikibazo kindi mwahisemo gute gukorana n'umugabo Adamu twamumenye tugeze muri Hapa. Yego. Ariko Adamu ni umuhanga cyane kuri gitari.
arabizi pe afite ubuhanga sinzi nawe ntabwo nzi imyaka ye wenda ariko ubuhanga afite bushobora kuba burenze imyaka ye. Yego. Adamu wahisemo cyangwa wakiriye gute kuba uhawe gukorana n'abantu bakuru? Okay. Abonye nyine yaba afite tara kabisa. Uranyine gucangira umuntu nyine uzi kuririmba nyine aba ari ibintu bisaba cyane. Abatabizi wenda ntabwo bizwi na benshi, Adamu ni umwe mu bantu bo mu muryango w'abacuranzi cyane ndetse n'abahanzi b'abahanga. Ubwo iyo tuvuze Adamu uhita wumva umuhanzi Nason, sibyo hajya? Nason hafi cyane mu muryango, hafi kwa Mani Martin. Wajya kwa Mani Martin urasangamo n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye nk'abaproducer witwa Jackson Dado. Bamuzi ni bake ariko kuko impamvu mbivuze si uko atazwi, ahubwo mu gitaramo benshi mu badukurikirana ni abasheshe akanguhe, abakuze. Ntabwo babaza abaproducer rwose ariko babaza abahanzi. Ubwo niyo mpamvu rwose wumva biba byiza kandi bikaba byiza kurushaho. Reka ndeke kwirengagiza ubutumwa bwadukurikiranye. Ati nuko mushakamba wacu abo banyarwandakazi baririmba neza rwose cyane. Uti mukomereza aho gakondo ifite abataramyi pe. Uyu mugabo yitwa Eric asanzwe ari umucuranzi n'ubundi. Yiye ku butumwa bwa banje ati muraho neza bataramye mu ntambwe idasobanya isobanurwa n'abahanga murasuhuzwa n'umutaramyi udateba. Turataramana bitinde hamwe n'abo bakobwa beza. Murakoze cyane. Ni Denise Karama. Denise urakoze cyane. Ubwo tukagenda kwa Jiva Mitwa, uyu mugabo uherereye Rubavu ati turi kumwe cyane mu bantu badushimishije cyane. Bakomereza aho ngaho, abo bashiki bacu bakomereza rwose barashoboye cyane. Jiva Mitwa nawe Rubavu urakoze cyane. Uyu mugabo yambajije ati mbabaze niba muvukana koko yabyumvise. Ubwo mbona no gusuhuza umutaramyi Rwanda meza cyane. Ati mwiriwe ni Devota Inyamirambo ndabakurikiye tutaramiye neza. Mbabarira abo bari ko niba bavukana barasa cyane bose rwose wabisubijwe. Ati mwatunejeje. Ati mwiriwe ni Clemence Kuruyenzi mwaturyohereje cyane mwatunejeje. Ati mwiriwe neza bataramye beza nukuri abo bakobwa ndabakunda kandi bakomerezaho tubari inyuma. Ni mama Giana. Mama Giana urakoze cyane. Ati isonga bazi kuririmba cyane pe kandi barashoboye. Gusa nakunze ukuntu bari nta birungo bishyiraho, ni beza pe kandi bazi gutarama cyane. Baturirimbire ubumanzi. Murakoze cyane. Ni Sineya mwiza imareba mu Bugesera. Urakoze cyane Sineya mwiza. Twihanganire kuri indirimbo ubumanzi, indirimbo za Cecile Kayirebwa nkuko mubizi mwana byumvise igihe byatezaga ibibazo bindi, ntabwo aratanga uburenganzira ngo indirimbo ze zikoreshwe mu biganiro ndetse no mu bindi bikorwa by'amaradiyo n'amateleviziyo mu Rwanda. Igihe bizaba byatanzwe icyo gihe tuzajya tubibaha nta kibazo. Turabakurikiye kuri icyo gitaramo Isonga Family yatugejejeho. Uwiteka abongerere ku mpano ninkora ubukwe nzabatumira rwose. Ubwo uraza kutubwira uriwe naho uherereye. Ati mwiriwe neza. Uyu ni Fabiola ari Muhanga n'abakunze abo bakobwa cyane. Ubashimire uti ngo muntana munganya inka munganya inka wanerekeye amata mwamfuramwe. Mwiriwe neza abo bana nabakunze cyane. Numvise arabi wacu bambarize uti ese Rurindo muvuka ni kuwuhe murenge? Ndumva nabakunze rwose. Wasanga harimo nibisanira ntawamenya pe. Ubwiye ukurikirana ibisekuru neza ndakeka kuri mukuru wari kuba wasobanukiwe. Ati aba ni abataramye rwose. Harimo Fabiola tukomeje kutubwira ko byaryohewe. Uyu muhungu wa Sosomado ati rwose ibi bintu ni byiza cyane. Jiva Mitu ati birashimishije. Uyu Mukeshimana Herimi ati impano n'izi ngizi rwose. Ni benshi cyane bagiye batandukanye bose uko bahuriye mu gitaramo. Turimo no gupanga umuhuro vuba rwose tuzahura. Umenya tuzazana hano muri televiziyo byanga bikunda tugatarama n'abataramye bacu bari kuri runo rubuga. Uyu muntu aherereye i Burundi ati mboswara ikiganiro cyanyu kiraryoshye vraiment. Ayo majwi ni nka y'abamarayika kabisa.
on dirait la voix des anges. Gusa akanimero kabo turagahabwa kweri muraza kukabona humura. Ijwi ry'uwo yegereye umuhungu wa Samson ryo rakoze cyane. Ati imwamfura mwe muraho neza abataramyi beza mbega abakobwa pe nukuri bazi kuririmba ni impano ya Nyagasani yabihereye bataramyi beza ndaje ngo dutaramane ndiga tobotobo kandi abateze natega neza nka tabaruka ndi nyamugenda mubi imbere singenda mubi nyuma ninge nyambo yogeye nukuri reka tukubwire tutigumaguma nkunda ibitaramo byanyu murakoze mutaramyi wanyu uri ku Kiyovu hano mu Gatsata turabakunda cyane murakoze mwamfura mwe nukuri muzi kuririmba ese bambarize ngo bafite ababyeyi bombi ese ababyeyi babo bakunda gutarama murakoze cyane mufite ababyeyi bombi urakoze cyane reka turangize ubutumwa tuze gutegereza ubundi isango mwiri w'abakobwa turabishimiye bari bazi guhogoza ni ngira inshuti inyamirambo bakomereza aho ngaho urakoze cyane ngira inshuti mama Mori yakakira ati muraho neza mushakamba abo bantu uti mukomereza aho ngaho rwose murabizi cyane nagira ngo mbasabe rwose marebe atemba ha maribori ni mama Mori marebe atemba ha maribori nayo ibyo ntibirakemuka buriya tuzaza kubaza ati murakora radio numva kitariho wihangane kuri radio hari izindi gahunda ahubwo kuwa gatanu kuwa kane utaha nk'iki gihe saa 5 igitaramo kizaba kigiyeho iki ngiki twataramanye kuri uyu munsi kizajyaho kuri radio gusa nuko nguko bizajya bigenda tuzatugenda tubisikanaho gatoya ubwo reka noneho ngiye kubaha cyitwa ikizamini ndakeka buri wese araza kugitsinda ndakeka nubwo mwese muririmba muhurije hamwe buri wese ashobora kuririmba ku giti cye ubwo rero duhereye ku mutoya kuko hari igihe utabanza umutoya akaba yarira bongeye bigimo bitinda niwe tugiye guheraho turirimbira indirimbo iye ku giti cye nyine ubwo we aririmbe wenyine iyashaka undi nawe aririmba indi n'undi aririmba indi gutyo reka tureke gutinda ahubwo gitariste atangire abahe umurongo ngenderwaho ugiye kuturirimba yitwa ngiye kuririmba Lorette yego ubusamata ry'amatera agahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico mwiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe ni mumumburize babyeyi ni mumumburize bakobwa barumuna bawe n'abasaza bawe basigiye mbenye kuko byambara Lorette aziyambaza mbehe n'abato bawe watetesheje ngo bazize iki nk'inshuti zawe Lorette nzayibwira iki n'abazanye ntati tanti narihe azamubwira iki n'abazanye ntati tanti narihe azamubwira iki n'agashiki Lorette yengwa azagahoza Lorette windiriza abana mama we kwiririza abana shenge
iki abarira ni mu mwihanagure mwicecekere murusheho kumusabira shenge azarwubake neza murusheho kumusabira shenge azarwubake neza abandi tumukomere mu mashyi byiza cyane ukurikiyeho ubwo uranda mwita bucuru uyu nguyu w'ubuheta uyu nguyu ubuniza ubuheta wowe niyihe ugiye guturirimbira ngiye kuririmba hora mami horere none amasamba yego hora mami horere none hora mami horere none hora mami horere none hora mami horere none agasaza gahishira amahanga kasaza imvumi yanjye gatinyuka unoza ibirenge urakozwa na nyaro umwohayohe nyaro umugezi utemba uramami hongere none uramami horere none uramami horere none uramami horere none sinarinduka inzara inzanya nayibwiwe nanjye nawundi narabwiriwe ndaburana mu gitondo ndabusubira nizika agashumi mu nda ayohingo agahundira agatwaya uramami hongere none uramami horere none uramami horere none uramami horere none natwe usibye wowe tugiye gukomera mu mashyi tugushimire uburiza cyangwa imfura iwanyu n'abakobwa bo ku ijuru mwese abo ku ijuru rya kamonyi ku muzi turebe ibuganza duhoze umwana umumbatse ko hora wirira shenge muhomore hora wirira shenge muhomore uramaso musa masoni ureba amagaja gushagaye umve n'urusobe rw'ayo majwi ngabo yashize inkiko azikunda hora wirira shenge muhomore hora wirira shenge muhomore Seririyane tukubaze inkuru yandika bimamo nguriya musore wo kwibasiye umutera amazi ukusize hora wirira shenge muhomore wirira shenge muhomore byiza cyane reka nawe tugushimire twagiye tubona impanga Pamela nanje baririmba tubona abandi bakobwa benshi harimo Dia Intore harimo Mitsutsu harimo
harimo uwitwa amazina agenda nyisoba ubwo kuba ari kunyisoba nuko tudaherukana mugire uva mwigaragaza kugira ngo amazina yanyu agire ubwo ndavuga Pasi Nyirantwari ndetse n'abandi bagiye batandukanye benshi baririmba Diane Mutoya ndetse n'abandi benshi mwese mugerageze kugira ngo impano zanyu zikomeza zigaragare kandi murushaho gutyaza ubwonko inganzo yanyu kugira ngo ikure. Reka twagiye telefone Isango Star. Alo Isango. Alo Nyakugirimana. Ndumva telefone alo. Unaho neza Nyakugirimana. Kubanga bw'ibyuma baze kubitunganya kugira ngo natwe tuze kumwumva neza kuko birashoboka ko ariko twumva ariko twebwe tutarimo tumwumva. Ibyo navugaga hano kugira ngo haze Isango. Alo Isango. Uraho mukomere cyane. Komera cyane Nyakugirimana. Uraho numva telefone zitarimo zikunda reka tubataramire hari bazaza kohereza ubutumwa kuri WhatsApp ya 0784447309. Isango hano urinde uherereye hehe? Urinde uherereye hehe? Ukaba urinde uherereye hehe? Waryohe urinde uherereye hagana he? Baze kudufasha kuko twe ntabwo turi kumwumva nubwo warimo kutwumva kugira ngo tudahera muri bitarimo bishoboka. Ibibazo by'ubuzanzira bibaho kandi bishoboka. Alo Isango. Alo. Uraho neza? Yego. Urinde uherereye hehe? Urinde uherereye hehe? Herereye Gicumbi. Aba bakobwa bacu bagutaramiye gute cyangwa abakobwa bawe? Aba bakobwa b'isonga bagutaramiye gute? Abo bakobwa nabakunze cyane ariko gatatu nababarira seke ko n'inyinya namukunze. Uyu cyangwa uriya? Bose basetse ndizanagidikanya ko mubonye. Nuwa gatatu hereye kuri nge cyangwa nuriya wegereye gitari? Urabona ko nawe baririmba nkabo cyangwa bakurusha cyangwa babarusha? Kubanga bw'ibyuma baza kudukemurira icyo kibazo reka hari dukomeza tuganire dutarame n'igikemuka baraza kutubwira. Nari ndimo mvuga ibyo gucyaza inganzo yaba bari ababashiki bacu ariko reka noneho twite tugiboneraho kuganira kubijyanye n'inganzo yanyu bwite. Ninde ukunda kwandika cyane indirimbo? Alo Isango reka twumva cyaba kiri umuntu. Uraho Munyakugirima? Muvandimwe. Muraho. Ukomere cyane. Karame. Urinde uherereye hehe? Mwaturyohereje. Urinde rero we waryohewe? Ni Filime merereye muri Ngoma. Yego. Mwaturyohereje. Bwira uwo mukobwa wa gatatu uhereye kuri uwo muhungu aseke turebe. Niwe Bucura yagiye agira ubwoba. Bucura yagize isoni. Bucura naseke. Rwose urabona ko noneho asetse rwose. Cyangwa uvuga amagambo amusetsa. Byiza cyane. Urumva rero nugira ibirori uzabatumire?
baturirimbire Kanjogera. mu kanya rwose baraza kuyiririmba. Nizere ko utazagira ibirori ngo basige. Murakoze kandi. Urakoze cyane nawe. Reka telefone tube Ejo ubwo dufite umuhuro ndabatumiye. Yari kuzihe tariki? Mu kanya uravugana nabo kuri telefone, baraza kuguha telefone. We nturyame utakiriye telefone zabo. Ku buhanga bw'ibyuma badufashe telefone bazihagaritse kugira ngo dukomeze. Nari mbabajije ninde ukunda kwandika indirimbo muri nyine hari ibyo nakubwiye dutangira mvuga ntihari iyo abantu bashyize hamwe bashobora kuba babyaje ikintu kinini. Kwandika birashoboka ko wenda Clarisse ashobora kuba ari ku ishuri akaba yabona inganzo akaza atubwira ati ndi kumva twakwandika kuri iki kintu bitewe wenda se n'ibyo yahuye nabyo ku ishuri. Nshobora kuba nanjye ndi mu rugo cyangwa se nagiye n'ahandi hantu nanjye nkaba nayizana na Liliane. Rero bitera ni ukuvuga ngo uzanye, niba navuga ngo uzanye inganzo uri kumva wenda twaririmba nk'ikintu runaka, turicara hanyuma twese tugashyira hamwe tugatanga ibitekerezo. Uyu munsi wa none mufite indirimbo zingahe? Dufite indirimbo 5. Iziri hanze ni zingahe? Iri hanze ni imwe. Hashize igihe gitoya dutangiye gukorana n'abadufasha gutunganya indirimbo zacu. Iri hanze ni imwe, indi muri studio ariko ngira ngo ishobora kujya hanze bitarenze muri kiriya cyumweru cyiza. Iri hanze niyo mwaririmbye? Yego. Reka mudufashe ko iri muri studio muturirimbireho gatoya kugira ngo twumve umuneke wayo. Ntabwo twayiririmba yose, muri iki gihe ibisambo byabaye byinshi mu mpande zose zitandukanye. Twayiririmba ejo bakayitwara, ejo tukumva abandi bayisohoye biyitirije yabo bigasanga bigiye kujya mu manza. Izo manza nazo zituma zidekuraje abantu kandi zituma igihe cy'abantu gipfa ubusa. Yego. Ni indirimbo twahimbiye u Rwanda tuvuga ibyiza byarwo, tunashishikariza abari hanze yarwo cyangwa se n'abari mu gihugu imbere kugira ngo bamenye ibyiza biri mu gihugu cyabo barusheho no kubikunda. Yego. Twagiye. U Rwanda rw'abanyarwanda, u Rwanda rw'akanyarwanda, u Rwanda rwiza rw'iwacu, u Rwanda rwuje uburanga. Ngeze mvuga ibihe ndeka ibihe, Rwanda rw'indashyikirwa n'imahanga barakurimba. Ngwino urebe, ngwino urebe, ngwino urebe ibyiza by'i Rwanda. Ngwino urebe, ngwino urebe, ngwino urebe ibyiza by'iwacu. Ngwino urebe, ngwino urebe, ngwino urebe ibyiza by'i Rwanda. Ngwino urebe, ngwino urebe, ngwino urebe ibyiza by'iwacu. Iyi ndirimbo yitwa Ngwino urebe. iri gukorwa n'umuproducer witwa nde? Yitwa Jackson. Yego. Byiza cyane. Jackson ni umwe mu bahanga, nawe no mu muryango w'abariya abantu ndakeka ari nka mukuru we, birazwi mu bahanga bakora indirimbo zigiye zitandukanye. Turacyari kumwe n'Isonga Family, umuryango w'Isonga, abakobwa baririmba neza nk'uko murimo mubyumva, ntabwo biraba nka bya byo kurata umuntu adahari, umuvuga ibigwi adahari. Ikindi abantu bazadukurikirana kuri YouTube murabibona, muzatanga commentaire mugaragaze uko mwabumvise ndetse nicyo mubona bakongeraho kugira ngo birusheho kubanogera kandi kubaryohera kugira ngo bikomeze kuba byiza. Gahunda yo kuzageza ku banyarwanda amashusho y'indirimbo mwasohoye ya mbere ndetse n'izindi imeze gute? ntabwo byari twabigira neza ngo twemeze igihe igomba gusohokera, ariko ntabwo ari kera. Yarafashwe?
oya ariko turi muri gahunda zabyo. Icyo gituma nongeraho nanjye ijambo rigira riti muri iki gihe turi mu isi yo gukora cyane. Abakora umuziki udashingiye uri kure y'umuco gakondo w'u Rwanda cyangwa uri ku ruhande yaho bita umuziki wa moderne, uyu munsi aragira gutya agakora indirimbo audio na video bikahita bisohoka akaza akabimurika ku mpande zose ahantu hose hatandukanye, haba kuri social media ndetse no ahashoboka hose. Ibyo ndabisaba Upper Casting, nkabisaba undi muryango nzi, indi label nzi yitwa Muhammed Yanga iri gufasha naye abahanzi gakondo. Mugerageze namwe mushyiremo imbaraga, mujye mubikorera rimwe kugira ngo bifirusheho gufasha guhaza abantu bakeneye izi ndirimbo bazikunda. Uyu munsi bazi ko nta ndirimbo zijya hanze, bazi ko baririmbyi bose baririmba bigana iz'abandi. Ibyo ni ibintu bigomba guhinduka, imbaraga za gakondo zikagaragara kandi gakondo ikamurika ikarenga u Rwanda ikagera no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, kuko iyo haramutse habayeho gusohoka k'urukerereza ndetse n'abandi basohokeye u Rwanda bamurika ibihangano by'umuco bagaragaza amanota meza kandi batahana ishema, ibyo bikagaragaza neza ko abanyarwanda bafite ubuhanga bwinshi cyane kandi bafite ibyiza byinshi cyane bishingiye ku muco wabo. Reka noneho turirimbe indirimbo muhuriye hamwe muhuje kugira ngo twongere dufashe abantu bakomeze baryoherwe n'amajwi yanyu n'imihogo yanyu myiza cyane. Ikizungerezi ni indirimbo y'amasamba. Ikizungerezi ni indirimbo ya kera, uriya ntigira nyirayo, yego buri wese isubiramo ukwe ariko ntigira nyirayo. Indirimbo nyinshi cyane ni za kera, n'iriya yaririmbye ubwo buheta nayo ni indirimbo ya kera, nyinshi ni indirimbo za kera buri wese aba yarasubiyemo uko, ariko haba hari uwayisubiyemo akaba ari we imenyekanaho cyane. Reka noneho muturirimbire izi ndirimbo ebyiri zikurikiranye turaza kugaruka. Imwe bahungu nimuze tujye inama, tujye imigambi yo kubyina ikizungerezi. Iby'isi ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinwa mu miyo. Iby'isi ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinwa mu miyo. Uzamutashye wa musore kunyakazi, uzamutashye yasize umugeni, namurenganya yo n'amashini. Iby'isi ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinwa mu miyo. Iby'isi ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinwa mu miyo. Umwiza n'umwiza n'abarenganya mu kabari sagenda mbona mwinjire nawe. Iby'isi ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinwa mu miyo. Iby'isi ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinwa mu miyo. Gukunda ni byiza, gukundwa ni byiza, nanjye yagicari yakunze gucyana nawe. Iby'isi ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinwa mu miyo. Iby'isi ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinwa mu miyo. Naragiteye kizenguruka musana, ku mugoroba gitereza bagende bwawe. Iby'isi ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinwa mu miyo. Iby'isi ni ikizungerezi kinarugamba nk'uko ikinwa mu miyo. Sikwiba kavagera ngira ngo bayidusabye. Wayidusabye ndetse n'abandi bayikunda ibanogere cyane. Kanjogere oya mama we, nuwaruka kumwera, ndagukunda ndemamo ko ndagukunze kera. Oya mama we, tukiri bato twembi, ndagukunda ndemamo tukiri bato
cyane urumva ko amajwi yabo ahura neza cyane ntajya abisikana. Igihe umuntu abakeneye ababona gute? Igihe umuntu dukeneye dufite imbuga nkoranyambaga dukoresha. Yego. Harimo Facebook twitwa Isonga Family. Yego. Instagram yacu yitwa Isonga Family. Ngo nizo dukoresha. Dufite na YouTube nayo ni Isonga Family, ajyaho hanyuma bagakanda na subscribe. Ubwo birumvikana nibyo tubashishikariza kujya kuri YouTube ukandika Isonga Family ugakora subscribe ko kareba izere ko hariho n'ifoto yanyu, hari undi muntu ushobora kubiyitirira birashoboka. Yaba kuri Instagram Isonga Family ukareba ugafollowinga, Facebook naho ukalikinga kugira ngo muhorane, ndakeka nta batazigira bakwicisha irungu. Na nimero ya telefone? Nimero ni y'akazi. Yego. Ni 0782 960 992 07 0782 960 992. Mugiye ndi gusoma buno butumwa byanga bikunda ari indirimbo imwe isigaye mushobora kumva mwavana mutaririmbi, ariko ubwo hagiye gukurikiraho ibice bibiri. Kuri turirimbira indirimbo imwe mwumva mwaririmba yonyine, n'izindi ndirimbo nk'ebyiri cyangwa 3 mwaririmba zikurikiranye zishyushye zisezera ku bantu. Indirimbo imwe reka turirimbe ni igihozo nayo. Yego. Ubundi nyuma yayo ubwo murahita muturirimbira izo zindi zikurikiranye nk'3. Mama Moria ati ngo baturirimbira indi ya Kamariza, ndakeka mwayumvise kuko iyi message aho yaziye bahise bakuririmbira Royete. Nyuma yaho ati Fabiola ati ngo bazagerageza babisubiza icyo kuri radio, ngo arabakeneye kumva igitaramo baryamye. Birumvikana natwe kera turi abana twajyaga twumva kuri radio imwe rukumbi, tukumva umugabo bitaga Gacinya, tukumva n'abandi rwose turi aho mu cyaro turyamye. Ari indirimbo ku bintu bakunda kuvuga ngo ni indirimbo zo ku musego, bashira ku musego radio, ubundi ukiryamira ukumva igitaramo, ukumva inanga, ukumva byinshi cyane. Ubwo byo nabyo tuzabijyamo kugira ngo kuri radio mukomeze munogerwe. Bonsoir, c'est fille des artistes sont très contente vraiment, c'est moi Olivier ici à Gisenyi. Olivier uri Gisenyi ari kuvuga ko abakobwa b'abahanzi ngo barashimishije cyane kandi yabakunze cyane. Urebye tugenekereje ni Olivier ari Gisenyi. Olivier urakoze cyane. Ubwo n'abandi bantu bari Gisenyi ndetse n'abari Goma, harimo umugabo witwa Pacifique, reka tumusuhuze cyane. Ati babwire baturirimbire cya Nyiriromba. Urakoze cyane. Ubwo niba bishoboka baraza kwishyira muri ziriya ziraba zisigaye. Ubundi ndagira ngo baturirimbire icyo gihozo kimwe kivamo turasa nkaho twongeraho magambo makeya atari menshi cyane. Nyuma yayo turahita dushiraho izo ndirimbo 3 turazivamo tuhita tubasezeraho. Murakoze cyane. Turigiye muri icyo gihozo, ubundi dukomeze tunushimishe kandi turagera aho turi kumwe. Gaju warwa mudatiya mbese sinehe mwiza ko emeyo mananiza ukemeruka dusiga gajuwe shengigendere nyirahaba yazana ninde ugukuye mu rungano akogoshi ibyo bisage uzamutegera urugori igajuwe shengigendere ntuzibagirwe kubiruhu
ikambere ntibukwiriye igajuwe shenge igendere yuzi gazize kera narabigaragaje nyamwongera inka mu zindi zikugarirwa imyugariro gajuwe shenge igendere ibihe bindi ibyiza byo bikarutana sobuka umuhungu yesu ishenge amahitamo yaje gajuwe shenge igendere windi irihira mu maso bitantera kubabara nka kwimana ibihe bigatinda cyangwa se tukajyana gajuwe shenge igendere. byiza cyane ati gaju shenge igendere. Mise nanone ngira ikindi kibazo, ibibazo turabihorana abanyamakuru ko ni ngombwa kuko tutubariza n'abandi. Ese buri wese duhereye kuri Bucura n'uwihe muhanzi ugufasha ku buryo uba wumva uririmbye nkawe byaba byiza, cyangwa uramutse ku buryo uvuga ati iyo ndi njyenyine cyangwa ngeze niwe numva indirimbo ze, iyo nshaka kugira ibindi niyungura niwe numva indirimbo ze? njyewe ntago njya mpfa kuvuga ngo uyu muhanzi, kubera ko uyu munsi iyo numvishe igihangano cy'umwe numva ari cyiza pe, ejo nkumva ikindi kije kirushaho. Ariko muri rusange bano babyeyi ba Kamariza, Uwera Florida, umubyeyi Masamba, bose mu by'ukuri nyine bafite indirimbo zifite ubutumwa, iyo umva ari indirimbo nziza, kandi bose ni n'urugero kuri njyewe. Ibyo turabyumva, ariko amarangamutima agera guhitamo muri benshi. Okay. Uyu munsi wa none tubahagaritse hano wasanga nde mbere yo gusanga abandi? Umumama Uwera Florida. Urakoze cyane, icyo nicyo twashakaga. Ubwo mukuru wawe? Murakoze. Njye bose ndabakunda cyane kuko baba bafite ibihangano byiza, ariko akenshi nkunda kumva indirimbo z'Uwera Florida, ndamukunda cyane. Urakoze cyane. Wowe mukuru wabo? Nk'uko Clarisse yabivuze, bose ni abahanga, kuko tujya kujya muri gakondo ntekereza ko hari abantu bagiye batuma tubikunda, harimo abo bose bavuze. Ndatekereza rero nkavuga bose ni abahanga, bose hari icyo badusigira mu ndirimbo zabo, hari ubutumwa baduha. Ariko indirimbo za Masamba njyewe. Urakoze cyane. Buri wese agira amarangamutima ye kandi ni ngombwa rwose, biremewe. Burya buri muhanzi afite uko ahanga, ariko niyo mpamvu abahanzi baba batandukanye, niyo mpamvu hatabaho umuhanzi umwe. Hari aho twese twagakunze umwe tukavuga tuti ntacyo nakora kuko kanaka hari, hagomba kubaho inganzo ya kanaka n'iya kanaka n'iya kanaka, ubundi abantu bagakunda kuko twese dukunda bitandukanye. Uyu mugabo ati yewe ga muvandi ni Nsengiyumva Irurindo, abo bana twabakunze gusa umuco wa gakondo bari mu maraso, maze abakobwa bacu muzaze dutaramire duhuze urugwiro, muri bato muzagera kure.
Nsengiyumva urakoze cyane. Reka rero mbabwire nti nanesabe Hapa Casting rwose byanga bikunda, sinzi niba muzi social media zabo cyangwa handi hose. Ibiro bya Hapa Casting biherereye he? Hapa Casting munayikeneye ya nimero mwatanze ni yabo? Yego. Ni yabo. Usibye kuri nimero ya telefone aho bakorera mwahatubwira, ubundi imbuga zabo nkoranyambaga, kuko nanone hari igihe umuntu ashobora guca kuri bo cyangwa agaca kuri mwebwe. Byaterwa ni nzira yabimworoheye. Yego. Nimero twatanze niyo ya Hapa. Bakorera Kicukiro centre, ahantu ku Bayehova, sigire babahazi hafi n'Abayehova. Wanyuze Sonatube ashobora kunyura hariya hafi na IPRC, mu ruhande aho igipangu cya IPRC kirangiriye ni mu ruhande rwa kurya. Utumanukira mu muhanda w'igitaka uhari, hanyuma ukamanuka gatoya, ntabwo ari kure cyane. Ku rubuga hari ahantu bakunda gushyira ibikorwa byabo byinshi abahanzi bari, ni kuri YouTube, ni Hapa TV. Wajya kuri YouTube hanyuma ukandikamo wahita ubabona. Byiza cyane. Byanga bikunda nubwo muri batoya hari ubutumwa mushobora kugenera urungano. Ubuye butumwa mwabagenera? Jewe icyo nababwira ni ugukunda iby'iwabo. Nuvuga ngo gukunda umuco wabo. Hari uburyo ki abantu bakunda ibyo hanze cyangwa se bagakunda ibyo hanze y'igihugu cyabo. Ariko icyo nababwira ni uko sinzi njyewe bijya bindenga, ariko umuco w'u Rwanda ni mwiza ku buryo ki mba numva nabuze ukuntu nabivuga. Bakunda iby'iwabo, ni byiza, bakunda umuco wabo, kandi bashyiremo n'imbaraga cyane kuba bamenya. Nuvuga ngo bajya bavuga ngo utazi yava ntamenye yajya. Biba byiza ko ntabwo bashobora gukunda iby'ubu ngubu twebwe dukora batazi ibyahashize. Ntibashyiremo imbaraga hanyuma bamenye amateka y'igihugu cyabo, bamenye byinshi, babona ngo byavuye hehe, rero ngo bizabafasha kugira ngo bakunde umuco wabo. Byiza cyane. Ndakeka ibyo uvuze na bagenzi bawe baragwa muri ibyo, nanjye nuko ubundi mwebwe dutaramanye. Iyi ni Isango Star. Iki ni igitaramo kiba buri wa kane kikagarukaho ku wa gatandatu kuva saa 5:30 z'ijoro. Ya masaha rwose abari ku wa gatandatu nta gahunda yo kuryama ibihara, abari weekend aho kujya tujya gutaramira ahandi mu mabuwate n'ahandi, tuvayo batufata mu muhanda ngo twasinze byagenze gute na gute. Twakwicara mu rugo tukirebera igitaramo cy'amasaha 2 cyangwa isaha n'igice gutyo, hafi amasaha 2 rwose, ukaba uri kumwe n'umuryango ukishimuka nezerwa. Kandi nanone ushobora kujya kuri telefone yawe cyangwa ku mashini yawe ukashyiramo connection yawe, ukinjira kuri YouTube y'Umushakamba Maurice ukareba igitaramo cyangwa ukandikamo igitaramo cya Isonga Family cyangwa cy'umuryango w'Isonga ku Isango Star. Ibitaramo by'Isango byose uzajya uhita ubibona, wagera ukore subscribe kugira ngo bijye bikugeraho aho wibereye rwose ugisinziriye, cyangwa ugikanguka ukanguke usanga bikubwira biti ese waramutse, ese umeze neza, twaje kugira ngo tugushimishe. Reka noneho aho uri uze guhaguruka, twebwe ntibishoboka kuko bitewe nuko na kamera uko yadufashe nuko nguko ntabwo tuba tugomba guhindura. Ubwo reka tukuririmbire, wowe uhaguruke ubyine unaririmbe, turamara gusoza izi ndirimbo tugusezeraho, tukazasubira kundi wa kane twakuzanira undi mutumirwa nawe wo gushimisha kandi wo kunezeza kandi w'umuhanga. Tuzabuke n'izo ndirimbo niziye zikurikiranye n'eshatu mwazivuga kugira ngo bifuze gufasha umucuranzi kumenya yari yahita azamura stream yayo. Rega ndi gutekereza twarimba mix za Masamba. Hari iyo bita Nzajya Inama Nande, yego, indi bita Mama Data. Turasozereza ku ntabwo irajya hanze, turasozereza ku yacu y'igitaramo, hanyuma abariyo dusozerezaho. Cyane so dutaramanwe cyangwa dukurikiranwe babyeyi muharanire ko buri mubyeyi nkuko ababyeyi baba bana uyu munsi batewe ishema no kureba abana babo babataramira basigasiye umuco. Uharanire ko nawe umwana wawe yazaguhesha ishema nk'iryo aba bana barimo guhesha ababyeyi babo. Ubwo ushobora kugiramo uruhare ariko umwana akabyanga, ariko umutima wawe ugomba kubaho ntacyo gushinja ko ntacyo wimye umwana, ko nta burere wimye umwana. Murakoze cyane.
mama data mama shenge mama wewe ukabahoye ngwino ngwihoreze nyabusa wishiriye agahinda mu mpande zose ukorenye ndawasanga atakuvuga bamwe shamiranye kurwana siyo intore nkakwegukana mama data mama shenge mama wewe kawe ngwino ngihoreze nyabusa wishiriye agahinda tambuka neza shoboye uwika imbere cyiza nkugire uwakabiti hariyo uri mudasunga mbanguruka mama data mama shenge mama wewe kabawe ngwino ngwihoreze nyabusa wishiriye agahinda murahumeka izire murashuti yanjye izire murashuti nkunda izire rero ma nzajya inama nande noneho nzajya inama nziza n'abavandimwe n'inshuti nzajya inama nande izire ndagukura ishyanga izire inyuma y'ishyamba izire ushyire mu bakwiye izire nagawereke n'u Rwanda izire rero ma nzajya inama nande noneho nzajya inama nziza n'abavandimwe n'inshuti nzajya inama nande izire matagira impundu izire nkagira abana iyagira imana n'u Rwanda rero ma nzajya inama nande noneho nzajya inama nziza n'abavandimwe n'inshuti nzajya inama nande izire ndakwima amatunda izire wihera agashyushyu izire utekera agatabi maze wibutse n'utwejo izire rero ma nzajya inama nande noneho nzajya inama nziza n'abavandimwe n'inshuti nzajya inama nande rero ma nzajya inama nande noneho nzajya inama nziza n'abavandimwe n'inshuti nzajya inama nande izire ni igitaramo hita inkera inkera y'abahizi yewe muhungu ashaka gutamba taramana natwe muntu mugara yacyo gunasange yatarama tarama tarama yewe yatarama tarama tarama yewe yatarama tarama tarama yewe tarama umuco nyarwanda tarama ungana n'iki tarama kuduza twese tarama bene kanyarwanda tarama yewe mukobwa urashaka gutarama taramana natwe ngaho shayera tega amaboko nk'inyambo z'i Rwanda tarama 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 yewe tarama 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 yewe tarama 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 yewe tarama abanyarwanda tarama kuva kera tarama hoze dutore
munyarwanda nawe munyamahanga muze dutarame abakunda igitaramo muze dutarame tubyine kinero tubyine igishakamba intore zivuga imyato tarama 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 yewe tarama 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 yewe tarama tarama muhungu tarama mukobwa umutarame ababyeyi namwe mutarama n'isonga tarama 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 yewe tarama 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 yewe tarama 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 yewe tarama. wowe ukurikiranye kino gitaramo tugeze ku musozo. Nshuti muvandimwe wowe ufite ubushobozi ukaba wifuza kuba wagira icyo ubarira igihugu cyawe, buriya kumara igihugu cyawe ntabwo kujya ku rugamba gusa, ahubwo ni uguharanira ko ibyiza by'igihugu bitera imbere. Mu byiza by'igihugu n'umuco urimo ibihangano byiza, amajwi nk'aya y'aba bakobwa ndetse n'abandi bakora umuco gakondo bakenewe gufashwa kugira ngo ayo mafaranga ufite, bafite imana ariko nta mafaranga bafite, ntabwo bashobora byose, kugira ngo muhurize hamwe bite ubushobozi bwawe buhure n'ubwabo, tuzamure gakondo yacu. Muhu ushobora gutera inkunga, muhu ushobora gushora imari yawe no muri gakondo irimo, ubundi gakondo yacu igatera imbere. Ibyo ndabigusabye nk'umunyarwanda kugira ngo duhurize hamwe dutere inkunga gakondo yacu. Inkunga ya mbere ni ukudukurikirana ukaduha ibitekerezo, iya kabiri ni ukudutera inkunga y'ubushobozi kugira ngo ibikorwa byacu birusheho kugaragarira isi yose kandi birusheho kunezeza abantu batuye isi yose. Imana ikomeze ibarinde kandi ibaho umugisha. Nshimiye Sibomana wari ku buhanga bwa kamera, ndetse nkashimira na Isaac wari kuri tekinike, nkashimira mwe mwese twabanye dutaramanye, wabaduhamagaye ndetse n'abatwohereje ubutumwa, ndetse n'abadukurikiranye bicecekeye, abazadukurikirana cyangwa baradukurikirana kuri YouTube, mwese ndabashimiye cyane. Imana ikomeze ibarinde kandi ibaho umugisha. Mbonera no gushimira mwese twataramanye, murakoze cyane, twizere ko n'ubutaha muzaboneka. Imana ibarinde.